Farnganye neza cyane. Ubu nta gusakuza nta wasiri itangaza. Uri kumwe na Farnganye rutayizamu ufite n'uburwayi. Wamumbariza akantu gato wamusuye ahangaha kwifatanya nawe rutayizamu w'abareyo bakunda cyane. Mwaganira akantu gato cyane hanyuma tukamusezera ubutumwa agendera abafana ba Rayon Sport. Okay. Mon frère, il va si tu as comme ça, c'est le sport de Rayon Sport. Cette message. Oui, je félicite tout le monde. Tout le monde il m'a envoyé des messages. Il me dit faire bonne guérison. Donc, je suis content. Et puis, je félicite tout le monde. Okay. Merci beaucoup encore. Il y a le derby cet week-end, c'est le 9 mars 2025. Tu penses quoi c'est cette derby? Oui, je suis derrière vous. Donc, on encourage et puis on supporte mon équipe pour qu'on gagne le match, Inch'Allah. Merci beaucoup. Okay. Bongeri. Merci. Yes, Wasiri ni Wasiri ari kumwe na Auguste ari no mukunzi wa Rayon Sport kabisa. Bakaba rero bari basuye Farnganye, murabona ko imvune arayifite ariko abwiye Wasiri ati nabonye ubutumwa bw'abafana ba Rayon Sport, nta kibazo rwose ndimo ndagenda nuruhirwa nyine nkuko ubutumwa bwanyabareyo narabubonye. Wasiri bwo nawe ubutumwa wagenera abantu nyuma yo kuganira nawe azamara igihe kingana kimeze gute kuri we? Namaze kuvugana na Fal, twari twamusuye uyu munsi, no muvandimwe ni inshuti apa ariko ari n'umukinnyi wa Rayon Sport, ni umuvandimwe ni inshuti nyine cyanungutse mu buzima. Hanyuma tuganira yambwiye ko ibyo muganga yamubwiye, yavuye na muganga wa mbere hano mu Rwanda. Muganga yamuremye icyizere, yamuremye umutima amubwira ko siwe mukinnyi wa mbere avuye, ni umukinnyi wa kenshi avuye hano w'umunyarwanda. Amubwira ko kuba Rayon Sport yahisemo kuzana dogiteri wa mbere ngo avure umukinnyi wa mbere hano mu Rwanda ni by'agaciro. Yamuhumurije amubwira ko mu mezi 6 umukinnyi azaba yamaze gukira, ameze neza cyane. Niyo mpamvu rero Far w'abareyo, Farnganye top scorer aka kanya, mu mezi make abantu baraza gutangira kumubona. Kandi nawe yambwiye ko kuri derby yakishimiye ko yazambaye jezi ya Murera akaba ari muri stade hariya akaba yikinira, ariko kuri derby nabwo agomba kuhagera. Twabivuganye ko agomba kuzaza gutera ingabo mu bituga abakinnyi bagenzi be. Yakubwiye ko ari mvune ye ikomeye cyane muri kariyeri yabagize cyangwa yaba yarigeze kugira ibe nk'ibi, wenda no kuri operation gato yakubwiye ngo iki? Kuri operation yabazwe ku munsi wo kwa gatandatu, spending ku munsi wo ku cyumweru hose ngira ngo abantu banabonye amafoto ya Muvunyi. Yaramusuye ku munsi wo ku cyumweru, hari n'abandi bari benshi bagiye bamusura. Hanyuma yasezerewe ku munsi wo kwa mbere rero. Ku wa mbere nibwo yavuye mu bitaro. Hanyuma kubagwa byagenze neza. Niyo mvune ikomeye yagize muri kariyeri, ni nayo mpamvu abantu babonye ko yabaye shocked. Yabaye shoke nayo. Ubaye top scorer ufite ibitego 13 mu mikino 14. Hanyuma nyuma yo kuba top scorer nibwo yagize ikibazo cy'imvune, kandi yaramaze gutambukaho bigaragara ku bakinnyi bari bamukurikiye, byagaragaraga ko afite intumbero yo kuba yatsinda prix de 20. Niyo mpamvu rero 13 mu mikino 14 ntabwo byari byiza kuri we. Yifuzaga gukora ibirenze ibyo ngibyo kugira ngo isama imusiga atakiri ku butaka bw'u Rwanda, ndetse we yarasigira amafaranga menshi ikipe ya Rayon Sport. Ni imvune ikomeye rero yagize mu buzima bwe, ni imvune ikomeye ya mbere, ni nabwo bwa mbere avunitse mu ivi. Indi mvune yari yarageze ndatekereza toute petite blessure tu as, c'est agent. Ton blessure avant, c'est agent. Imvune ya mbere yari yaragize yari yo ku kirenge, ariko bwa mbere nibwo avunitse nibwo bwa mbere avunitse mu ivi. Nyine urumva ko n'ubuzima butoroshye cyane kuri we. Auguste gato cyane, nawe ntabwo wagenda nta butumwa ushyizeho. Wasuye Farnganye nk'umufana wa Rayon Sport, supporter mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport.
ni ubuhe butumwa wari umuzaniye, wari umugeni, ubwo ndavuga wenda bw'ihumure, ni igitekerezo uba wagize kantu gato rwose ku mukinnyi rutahizamu wanyu nk'abariyo? Icya mbere twagize agahinda gakomeye ko kuvunikisha top scorer wacu byadushenguye umutima, ariko nyine nta kundi, ubuzima niko bigenda. Nari namusuye mu buryo bwo kumwihanganisha, uyihangane abone ko tumuri hafi. Yes. Yego. Une petite message pour votre coéquipier, les joueurs de Rayon Sport avant le derby et une très longue journée avant le match contre APR. Ok, une message, je vais saluer tous et encourager. Et puis, je te souhaite le meilleur pour ces derrière vous. Ok, merci. Merci beaucoup. Wasiri nta gutangaza, ubwo ndumva twashimira Fanganye tukanamwifuriza gukomeza gukira cyangwa se no kurwara gukira. Igihe azagaruka Bitega azabiterekamo ngo biracyari, nabonye abikubwira. Speed recovery, my brother. Bongere. Speed recovery, my brother. Yes. Thank you.